Muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya, muri kumwe na Fabien ubahoza ku mutima. Nonaha tuguhaye karibu weho uje kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu witwa Inkuru Nshyashya. Dore ibintu 9 umuhungu akora bigaragaza ko yarozwe n'umukobwa ndetse uburozi bw'urukundo, kandi ngiye kuguhereza ubusobanuro burambuye kuri buri kimwe ngiye kuguhereza. Ntabwo ari uburozi busanzwe nka bwa bundi tuzi, ahubwo ni uburozi twita urukundo. Biba uburozi ryari urukundo aba ari urukundo, ariko nanone hari igihe ibintu bigira ute bihinduka uburozi mu gihe cyo watangiye gukora ibintu bidakorwa. Icyambere rero, guhinduka bidasanzwe mu myitwarire. Bishatse kuvuga iki? Umuhungu iyo yahoze ari umuntu utekereza, uganira ku bitekerezo bifite ireme, ariko agatangira kwitwara nk'utazi icyo ashaka, yaba yarakundaga ibintu runaka nko kureba umupira, kujya gusenga, gusabana n'inshuti, byose agahita bireka atagira impamvu yumvikana, arebera ku mukobwa nk'umugaragu utabona icyerekezo. Ibyo bintu nabyo ni kimwe mu bigaragaza. Ariko nanone ubwo ufite kimwe muri ibi ntabwo aba ariko biba bimeze, ahubwo wowe reba iyi video uze kuyirangiza ndetse ntuze gusimbutsa, uragenda usobanukirwa. Icya kabiri, gutinya umukobwa nk'aho ari Imana. Ndetse gutinya umukobwa nk'aho ari Imana, iki nacyo ni kimwe mu bigira ute mu bihamya cyangwa mu bigaragaza ko uri ikiroge. Ikintu rero twagiye cyangwa bishatse kuvuga iki? Nta cyavugwa cyangwa akora atabanje kubaza umukobwa. Nta bushake bwo kugira icyo amwima, niyo yaba ari ikintu kibi cyangwa kizamugiraho ingaruka mbi. Ashobora no kuva kuri gahunda z'umuryango akirengagiza inshingano ze zose kugira ngo umukobwa agire ute, kugira umukobwa atarakara. Icya gatatu rero nanone turihuta kugira ngo video itaba ndende. Gusa wowe waje kuri YouTube channel yacu wibuke gukanda subscribe no like. Icya gatatu, kwirengagiza inama n'uburyo bwo kumukiza. Bishatse gusobanura ko abantu bose bagerageza kumugira inama cyangwa kumubuza gukomezanya n'uwo mukobwa arabanga burundu. Ashobora no kwanga ababyeyi be, inshuti ze, cyangwa abo basanzwe basangira ubuzima. Yiyemeza kubaho wenyine, ari wenyine ndetse n'iki ari kumwe n'uwo mukobwa gusa. Icya kane rero, ukunda gukora ibintu bisa n'ibitangaje. Bishatse kuvuga iki? Ashobora gutangira kugura ibintu bihenze cyane atatekerezaga cyangwa atatekerezaga mbere, akabyihera umukobwa. Aho kugira ngo yubake ubuzima, ashyira umutima n'amafaranga mu bintu bidafite ishingiro. Niyo abura amafaranga, aragenda agurisha iby'agaciro kugira ngo umukobwa atamuvaho, ndetse uwo muhungu atinya kumuhomba. Nanone rero tudatinze twigire ku cya gatanu. Kutumva ibyaha ni bibi. Kutumva ibyaha ni bibi by'uwo mukobwa. Bishatse kuvuga iki? Umukobwa ashobora kwiyandarika, kumuca inyuma cyangwa kumusuzugura ku mugaragaro, ariko umuhungu akabifata ibisanzwe. Aho kumugaya aramwihakira cyangwa agashaka ko yaboneraho impamvu imusigira isura nziza. Icya gatandatu rero nanone ndihuta kuko dukeneye kuzajya dusamarayizinga izi video ntizibe ndende. Wowe watanga igitekerezo muri comment cyangwa gatanga inyunganizi ukavuga ati video ntacyo zidutwaye, uzajya udusobanurira gake gake cyangwa uzajya udusobanurira wihuta ntacyo bitwaye. Gusa nanone weho ubona video yakubanye yabaye yihuse, wazajya ugenda ugira ute usubiza inyuma. Kurwara indwara zigize ute zidasobanutse, icyo ni icya gatandatu. Umuhungu atangira kugira intege nke, kurwara umutwe, gucika intege, kubabara mu mubiri, ariko ibizamini
byose bikagaragaza ko ari muzima. Ayo ni amahuriro y'uburozi bufite inkomoko ku mbaraga zitagaragara. Kurara asakuza, ari kuvuza umuhogo cyangwa ari kugira inzozi zidasanzwe. Bishatse kuvuga iki? Ashobora kurara asakuza izina ry'uwo mukobwa, umusaba imbabazi mu nzozi, cyangwa agahora agaragara nk'uri guhigwa n'ibintu bitagaragara. Iyo asinziriye arasa nk'uri kuvuga cyangwa guhatwa n'umuntu utari kumwe nawe. Bidatinze reka twigire ku cya 8, kunanirwa gutandukana n'uwo mukobwa kabone niyo amuhemukiye. Ahungu muri bwumve rero, uyu muhungu ashobora gushinjwa ibibi byinshi, agahomba, akaribwa n'isoni, ariko akababarira uwo mukobwa ku buryo budasanzwe. Niyo yaba yaramusuzuguye ntashobora kumureka. Igihe cyose yumva ko batandukanye atangira kurwara cyangwa gusara. Gutekereza uwo mukobwa buri munsi, buri saha cyangwa buri saha. Umuhungu atangira kumva atagira icyo abaye adatekereje kuri wa mukobwa. Ibyo akora byose aba yumva ari we wabimuhereye uburenganzira. Niyo ari ku kazi asenga cyangwa ari mu rusengero yaryamye cyangwa ari mu nama, aba afite mu mutwe ifoto y'uwo mukobwa. Pay attention basore banjye, ndetse no ku bahungu nabwo bari uko nguko, no ku bakobwa bari uko nguko. Ntabwo ari abahungu gusa ndi kubwira, namwe abakobwa muri bwumve, namwe bigize ute birabareba. Ijambo ry'abahanga rero sasa, umuhanga Sigmund Freud arangije yaratubwiye ati, cyangwa yatanze amagambo avuga ati, iyo umuntu atakaje ubushobozi bwo gutandukanya urukundo n'ubugoryi, aba haba ikibazo cy'imitekerereze gikeneye gusuzumwa byimbitse. Bisobanura mu Kinyarwanda, iyo umuntu yarenze urukundo ruganisha ku kumva agasigara akora ibintu atitaye ku ngaruka, biba birenze urugero rw'urukundo rusanzwe, bikaba byakomotse no ku mbaraga zidasanzwe nk'uburozi cyangwa imbaraga z'umwuka. Inama rero cyangwa umwanzuro, niba uri inshuti cyangwa umuryango w'umuhungu ubona cyangwa iki kimenyetso cyangwa ibi bimenyetso biri ku mwana wawe, jya umwegera gake umuganirize witonze. Bishobora kuba biri ku nshuti yawe, ku mwana wawe cyangwa n'umufamiliye, ndetse uzajya ugira ute, ujya umwegera gake umuganirize, aho kumuca intege cyangwa kumutuka. Mukorera isengesho, ushake abamufasha b'inzobere nk'abapadiri cyangwa cyangwa abapasiteri cyangwa abo basengana, abadiyakoni kazi, abadiyakoni ndetse n'abandi bantu. Birafasha cyane. Hari ubw'umubiri cyangwa nanone mbere y'uko wenda njya no ku bindi, cyangwa abajyanama b'imitekerereze, aho kantu nari nkibagiwe. Hari ubw'umubiri n'ubwenge biba byafashwe n'imbaraga zidasanzwe. Bityo rero gusenga mbisubiremo, gusenga no kumusabira bifite uruhare runini. Ndabakunda cyane cyane. Njye wabagezagaho iki cyegeranyo ni Fabien, ndetse abahuza ku mutima, kubera ko nzi neza ko mugiye kumbwira ati duhereza inkuru z'urukundo cyangwa inkuru zitandukanye, cyangwa duhereza ibindi byegeranyo by'ibibazo mwamwibaza mudafitiye ibisubizo. Ngiye mwambwira nkabibakorera, narangiza nkaza kubahereza video. Ariko wowe udukunda, ibuka gukora subscribe, nurangiza ukore share, kugira ngo uyu muyoboro wacu wa YouTube, uyu muryango tumaze kubaka utari uw'abantu bakeya, urusheho kwiyongera, nanjye mbone imbaraga zo gukora video nyinshi.